ni njyewe ahubwo se ni karibu. Waramutse rwe. Waramutse ute? Neza. Surwe nago warayivunika. Nese nari kurara. Nta bundi buriri bwari buhari. Nise rwe uzi ngo iyo nsaba ko turarana. Uretse ko wabonaga nagutinyuze ngo nabikubyanga. Oya. Kanjende ubwo kuzi kuncumbikira. Nese uragenda mu mvura. Ubwo n'ubujojo nta kibazo cyabwo. Uzi ntabwo tujyana. Ugiye? Ariko nimwe ba nyiri urugo ku buryo buri gihe muzajya mubyuka ariko nje kubabyutsa. Aya mabuja. Ariko kareba. Reba amasaha ageze mukiryamye. Ageze mabuja. Ariko karora. Jya gukora amasuku nanye njye gutekera papa Boaze. Yego mabuja. Niko Kanyeso. Kanyesuku ubwo uracyaryamye iki? Kugira ngo sinumva narembye mama baba. Barwaye? Arwaye pe. Urwaye iki se kandi? Ndumva umutwe uri kundya umuriro. Narembye. Ubwo yose malaria? None nkujyane kwa muganga? Oya, numva nshaka kubanza ngaruhuka. Azo kujya nk'ikigoroba. Akundi mwagiye muryama mu nzitiramibu. Ndebera muraye muturumbuje. Mwagiye muryama mu nzitiramibu. Ufuka yanga ko tuyimanika nyine ngo ngiramushyuhira. Ramushyuhira. Guhera uyu munsi mujye murara muri supernet. Uri kumva? Ngaho ruhuka. Fiston, yo bro ndakumva mwana. Nasubira ka gahungu ni pilote. Wateganyitse inyuma y'uyu mwanda. Ntago ari agahungu mwana. Pilote ubona ari agahungu koko. Okay, gusa icyo nabatangariza. Buri muntu wese uzi ko yicaye hano akaba ari umwe muri twe. Nyuma y'idiru azahita cyo kubiri n'ubutinde. Sure. Yeah! Dukire man. Jikwe. Itaba numva barimo baraguhamagara. Yego Piro. Mba Fisto, aho muri kipirozo yesi. Ndabona chips ari uri kubura. Okay. Ndaje basanga ngo dukora akazi kanyu. Hanyuma bwira umukobwa ngo ni Fabiola. Yite kuri Boaze kugira ngo diritaza kwangirika. Okay. Sasa turagutegereje. Fiston, Go. turata kubwiye ngo ikize. Ambwiye ibintu byo kwishimira man. Ambwiye ko uyu munsi ari wa nyuma w'akazi. Dirika itirangira. Bivuze ko ibyo tumaze iminsi turi kwiruka nkaho tugiye kubigeraho. Ya! Nibyo kwishimira man.
ko yinjiye biteze meze ute sinkubwira ngo meze neza koko ubona ko urangaye ko shana ari ndiho ndeba agafoto kanjye na Boaze ukuntu twari tumeze shiri nta kundi nyine no kwihangana ko bimera kwihangana kabisa akunze meze ute se meze neza mu kinyarwanda uravuga ngo ni iby'iki gihe nanjye meze neza kazi biragenda tu umumanager amubonye se namubonye ariko nyine ntabwo aramenyera ntabwo ndamwizera neza ariko nyine ibyo ngibyo ntabwo byabuza ko ngomba kwita ku kibazo cy'umwana wacu umwana wacu n'ubuze imbere kuko nibyo tuvunikira byose niwe tuvunikira ahubwo se nkubaze bite wa mukomisiyoneri ntabwo araboneka ngo tugurishirize amazu ibintu byo guhurumbira ngo kugurisha amazu njye numva nabishyigikiye ubundi nta bundi buryo wakoresha utagurishije inzu ubundi nugurisha amazu bizarangira bite ariko njye ukomeza ubona ntabwo bikigeraho uragira ngo bigende bite ikintu cyose twakora ni ikitujyana mu butabera ni ikitujyana mu iperereza kandi urabizi iperereza ikintu ryageraho ryahita rivumbura ikibazo cya wa mugore umva bitabibaye bibi cyane kurushaho ubundi kirinda kizamo si we wagiteje ra kizemo nyiri cyaha afungwe ariko umwana wanjye aboneke tubibwire polisi inzanira umwana icyaha nikiguhama bagufunge hako ibintu byo kumbwira kugurisha inzu ntabwo nabyemera ngicyaha nikimama bamfunge njyewe ese ntabwo ari wowe batumye bariya nubwo none se kuki batagufunga kuki wumva ko ibintu byose ugomba kubimpereza buri gihe ariko wabaye gute none biriya bintu wagiye kubizana ntaguhakaniye kugira ngo tutume umuntu ngo ajye gushimuta vuga ngo icyaha nikiduhama badufunga ariko kumbwira ngo ngiye kimama ngo ngiye kifu nawe kigufunga okay babarira wenda mbivuze nabi tugomba kugurisha amazu ni ibintu byoroshye cyane urakumva ni ukuvuga ngo ibintu biguhagaze imbere ni umwana n'inzu urahitamo ni umwana n'inzu urahitamo kimwe muri ibyo ngibyo urumva wowe wahitamo iki izo nzu zigenda umwana wanjye azi gusa ni ibibazo mu bindi gusa maze iminsi nirotera inzozi mbi buri munsi ndota inzozi mbi naho ukazana ibyo ngibyo inzozi mbi kandi ziza buri munsi nkora nzisubiramo bishatse kuvuga ngo urata umwana wanjye yapfuye yego urata Boaze bamwishe ariko kuki uhita uvuga ibyo ngibyo ngo ndota umwana wawe yapfuye kuki naba ndi kubona ndotera wapfuye se wowe urupfu rwakwanga none reka nkubwire ko ndota wowe wapfuye Imana ikubabarire wa mugabo mbabarire mfatanya n'ibibazo mfite Imana ikubabarire ese ngenda setse mugabo mwiza urote zihenzoze ntabwo nasobanukirwa kuko bishobora kuba bigendanye n'ibanga mbitse maranye igihe iki ibanga ufite irihe banga ko ndeba suhiye mushyotori wayi kiwo papa wa tubwizanye ukuri ibanga ni iryanjye ntabwo ari iryawe ukunje mbonye isusamara cyane bigenze bite ufite irihe banga ushaka kongera gutuma abantu gushimuta abantu please ngiye mfite ibanga ryanjye irihe banga udashaka kumbwira nzari kubwira igihe n'ikigera ntabwo ushobora kwifatanya na kino kibazo cy'umwana wacu dufite ngo bigenderane hamwe ko bari kongera ibibazo mu bindi werindira ibanga nzari kubwira ariko guhita ushyuha gusa nk'ipasi itegereje gutera ipasi ntabwo ngiye gukora niki se twumvikane iryo banga riraba ari ry'akazi kawe bikureba ibyo ntushaka n'ubimbwire ariko bitaba ari ibanga ryerekeranye no kongera gukora amahano ariko reka nkubaze ikintu nk'ubu ngubu ugiye kumva itangazo kuri radiyo rikubwira ngo papa Boaze yapfuye mbona wakwishima bya hatari mu izina rya Yesu Yesu nawe yaragowe umujura Yesu indaya Yesu umugome nkawe Yesu ibiki byose Yesu guteze shere mbabarira njye nakwiye ngo mfite ibanga wihangane nzari kubwira ahubwo mbwira wa muhungu ngo ni arya ngo ni Kanyesuku ari hehe Kanyesuku se aranarwaye reka njye kumureba muza arwaye ntabwo ameze neza arwaye biki ntabwo mbizi nyine namubwira ko atameze neza gusa shere iyi myitwarire yose no kubera Boaze
mbabura no kuri ndagukunda sibyo kubona nitwaye gutya nuko kose ndagukunda pe ntugire ikibazo rwose ngo narakaye nagize gute ariko pardon yego sibyo thank you reka ndabikanye suko guys iki ni cyo genga ibyo twaharaniye tubigereho. Amwe mu makuru mwe kwa Boaze neza nuko amafaranga twifuzaga ntayo bafite. Ngwiki Bivuze ko nta mafaranga tugiye kubona. Gusa ariko ibyo tugiye kubona shobora kuba birusha agaciro amafaranga twashakaga. gute se man dusobanure neza. Ngo twese turabizi yuko ruwa rugo bafite imitungo myinshi cyane. Yego. Rero ibyo tugiye gukora tugiye kubasaba imitungo yabo yose usibye inzu imwe yonyine babamo. Tubahe igihungu cyabo Boaze. Mubaheze umwana wabo Boaze. Hanyuma se nyuma yo kuba umwana wabo Boaze bakamutwara. Nanjye Rwema nungukira he ibyanjye biragenda biti. Rwema ugira ngo ibyo twasiziranye ndabyirengagije. Niyo hari undi mupango ngufitiye. Umupango Boaze yagiye wabo. Umupango ni uwuhe? Kanyese Rufuku sibyana byagiye Karababja Kanyese kwari araryamye mu cyumba. aryamye hehe Aho turara araryamye mabuja. Nasize yirwaje. Mabuja ntawe urimo. none se ari hehe Herutse ambwira ngo ararwaye rwose nsiga yirwaje aryamye. Hensi ko arimo. izerera ry'uyu mwana rero maze no kurirambirwa. Kanyesu arazerera n'inzererezo wagira ngo imbwa zamurigase mu karenge. Buriya wasanga yazerereye nyine. Arazerera rwose. Bakazaba yakantanye ngo nkakore ngenye. Genda usubire mu mirimo yawe nakumvise. Yego mabuja. Rwe we ntabwo uri bujyane natwe. Uri buze kujya mu nzira y'abantu bari bamaze kwakira Boaze. Sinzi niba uri bashaka undi muntu uragufasha cyangwa urabyikorera ku giti cyawe. Mahitamo na yawe. Niba ndi kubyumva neza tudashatse kuvuga yuko ko turifate Boaze tukamujyana bakaduha ibyo baduha nako tukamubahereza hanyuma wa Rwema ukagenda ugatega imodoka imutwaye ukamwica. Mwese ko mubyumva ra sha nanjye ndumva ariko ndi kubyumva. Rwe urabyumva utese? Ntabwo biragera nko muri kubitekereza. Never. Bazo ndanyamushimute. Mugarure hano. Nyamara kumushimuta nzamagabye bibaze kumwitwarira. Nibaza kumwitwarira. Nzabagize amahirwe menshi cyane. Bizaba ibintu byiza. Bose nzahita mbicana. Nyamara gupfa numva ko nzaba nishe inyoni ebyiri nako 3 aho nkoresheje ibuye rimwe. Ibyo ni bizanshimisha cyane nimara kubica maze kubarimbura. Nzahita nicara hasi ntuze ng'imitungo yanjye nishimye kuko nzamaze kurimbura abantu banyiciye umuryango wanjye. ibyo bitwaye ikisi. Sha nanjye ntacyo bintwaye. Uzabice man. Ibyo byaba bintwaye iki? Ahubwo Fabio aho urabyumva gute? nanjye nta kintu bintwaye. Rero bibutse n'akantu kamwe. Mwese
Fiston, Fabiola, Pilote, Jikwey. Hazamuka hagize umuntu ngambanira akangambanira, nzahita murangiza. Fiston, fata telefone. sheri wa mwana nakubwiraga ngo ararwaye nsanze ntawe uhari. naho hari ese yagiye Ntago mbizi. ese muri no quartier yarandaze He kamaze iminsi ahangaha byanga bikunda hari aho aza. reka nkubwire rero ibyo ngibyo ntabwo nzabyihanganira. Nimba adashoboye kuguma hano niyigendere ko cyamuzanye no gukora akazi. So gukora akazi hari ikindi Gukora byo ntago ari umukozi, ariko nanjye namwiyamye ubuzererezi bwe. Ndamubwira sinshaka akaguru ke ko kugenda, ariko kuba yatinyutse kumbwira ngo ararwaye nkaba ngiye ngasanga adahari, nanjye sindi bubyihanganira. Kubeshya ni kuri. se telefone gusona ntabwo ari yawe dore ni yawe gusa. Shiri niba abantu mungiye kumpamagara Bitabe shyiraho parire twumve. ni bamwe bashimuse Boaze. Nyine bitabe none usura bihora bigende bite bitabe. Aro nizere ko muri kunyumva neza kuko ibyo ngiye kuvuga ntabwo ndi bubisubiremo. Niba mwifuza kubona umuhungu wanyu akiri muzima, mufate ibyangombwa by'imitungo yanyu yose havuyemo iyo nzu mubamo yonyine, ubundi muze mubyitwaje kandi muze mwenyine, kuko muribeshya mukaramuka mukoze ikosa ryo kuzana na polisi cyangwa se mugakerera, umuhungu wanyu murasanga ari umurambo. Ngiye kubohereza ubutumwa bugufi bw'aho turi buhurire ndetse n'amasaha turi buhurireho. ngo ibyangombwa byose. Yakubye. Sheri oya. Ibi ntabwo nshobora kubyemera. Gute se? Ibintu twaruhiye muri ubu buryo. Byose duterure tubashyire. Ibyo bintu numva wowe wabyemera. Oya ntabwo ibi bintu nabyemera. Ese ujya tubigenze gute? Tugomba kubyemera kuko imitungo ntabwo irita umwana wacu. Umwana wacu ni uri imbere. Uri kubyumva neza? Ko turatinda baratwohereza ubundi butumwa tubwira ngo tujye kureba umurambo w'umwana uri. Murambo. Gira vuba genda uzane impapuro tugende. Nta kundi nabigenza reka nziza. Ubuse ngende nambaye gutya cyangwa mpindura. Oya hindura. mbona mwashyashyanye nanjye turajyana. Oya, we ntabwo turi bujyane. Nese ubu nabizera gute ko mutare gute mwigendera mu kanya? Fabiola, nanda dufitiye amafaranga mwana. Ruriya rugo rufite ikintu bita amafaranga kwa Boaze. Nanda dufitiye kukunyanganya. Ahubwo wowe urumva bwira chips aze mu buranga niho turaza kubasanga. Agushimira kwezi ko mugomba kumfasha. Twabisezanye mu byibuke. Umubyeyi twabisezanye mugomba kumfasha. Rero uyu mukobwa ntago aravanga. Arahaguma aza avuga ko ibyo nshaka amaze kubigeraho. Okay, ibyo ngibyo ntabwo twabyanze rwemo. Ahubwo Jikwey. Zana Boaze. Mujyane hara ku muhanda imodoka yamaze kuhagera. Ikindi kandi ngiye ntabwo turajyana. Hari izindi gahunda ngiyemo. Ibi ni ibiki naje?
bose baretse nkamusuhuza. Sheri, reba ukuntu Boaze ameze. sinya hano ko imitungo yawe yose uyihaye witwa Ishimwe Fiston. Vuba we! Sheri, reba ukuntu umwana wanjye ameze. Sinya! Vuba we! Sinya! wowe Ako Fiston, sinya nturi kunkora ibi bintu. sinya we sinya sinya Ukize kandi ibyo mwashakaga ntabwo mubibonye. Reka ndeba mwana, ese uragenda bite? Ntabwo mwashakaga mubibonye ko. Boaze mwana wa. shofe kena Boaze mu rugo. Ese mwaretse kujyana n'umwana wanjye. Ibyo mwashakaga byose ntabwo mwabibonye. Ndavuze ngo kena Boaze mu rugo. Mama araza, humura mwana wanjye, sibyo mama araza. Mani dukora ikizo umva tujye guca no sori muri ra modoka rwa musigara ari muzima bitwaye ikizo mfa ko uri bumembere kugiye